Mwaramutse neza mwese. Gitondo turasangira ijambo riri muri Timoteyo wa mbere igice kimwe rero ku murongo wa 12 handitswe ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akankabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubu nubwo umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanye mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ariko icyatumye babarirwa no kugira ngo Yesu Kristo yerekane muri jye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo abe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Aha turabasha kubona ubuhamya bwa Pawulo. Avuze ibintu bigera kuri 3. Pawulo yarabanje aba Sawuli. Ntabwo rero yari umuntu mubi gusa, ahubwo yajyaga arenganya abavuga izina rya Yesu, kuko iyo nyigisho yari inyuranye n'ibyo bari barigishijwe, n'ibyo kandi bari barumvanye abakurambere babo. Muri Yohana igice kimwe Bibiliya ivuga Yesu ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Nyamara inyigisho z'icyo gihe ntizigishaga iby'ubwo buntu, zajyaga zigisha imirimo itegetswe n'amategeko. Tugarutse mu Bagalatiya, hari aho Pawulo ababaza ngo mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nyamara izingiro ry'ibya Bibiliya nta nubwo ari ibintu byinshi cyane. Yesu yarigishaga akavuga ngo ntawe ufata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ishaje. Vino yaturitse iyo mifuka ishaje. Imifuka ibika vino icyo gihe babikaga mu bintu bikozwe mu mpu. Kandi arongera aho ntawafata vino ishaje ngo ayishyire mu mifuka mishya. Hari icyitwa rero isezerano ryakuye igihe. Imana yasezeranije abantu umugisha, ariko iryo sezerano ryitwaga iry'imijyo ibiri, aho umugisha uzawakira binyuze mu byo wabanje gukorera Imana. Ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka, iyi migisha izakuzaho ikugereho. Nayo mpamvu mu byumve handitswe ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Amategeko rero ntabwo yigeze atuzanira umugisha, kuko ntabwo twabyumviye nyine. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'umwete wo kumvira amategeko yose, bikagukundira, imigisha izakuzaho. None ngo Kristo yaducunguriye umuvumo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ubwo rero aya mategeko twarayishe, aho kubona umugisha tugibwaho n'umuvumo. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Rero ibyo birasobanura iki? Ni uko iryo sezerano ryari ry'imijyo ibiri, aho Imana isohoza ibyo isezeranya, ariko wabanje nawe kugira icyo ukora. None mu Baroma ibice 4 haranditswe ngo ariko rero udakora, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha. Ni uko inyigisho ibwira abantu ibyo gukora ntabwo yari ikibahesheje umugisha, nta n'uwo yawuhesheje.
ariko rero noneho udakora urumva ko inyigisho yari ugukora kugira icyo ukora kugira ngo ubone igikundiro ku Mana, ubone umugisha. Hanyuma ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha. Intumwa rero zigishaga inyigisho ya Yesu, kuko Bibiliya iramuvuga ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Zigishaga inyigisho ya Yesu. Abantu bajya batuvuga muri iyi minsi ngo ni ba bandi ngo bigisha iby'ubuntu neza neza ujye wishima kuko uba wigisha inyigisho ya Yesu, ko muri we ngo hari huzuye ubuntu n'ukuri. Isezerano rishya rero ryo ntabwo riza rikubwira ibyo ubanza gukora kugira ngo ubone umugisha w'Imana, ubone igikundiro ku Mana, ngo ubone agakiza, ubone ubugingo budashira. Ahubwo inyigisho izi kwigisha iki? Inyigisho izi kubwira uwo uri we, buryo uri umunyantege nke, ikagusobanurira uburyo uri umuntu mubi. Bibiliya avuga ngo abantu bareba ibigaragara inyuma ariko Uwiteka areba mu mutima. Inyigisho izi gusobanura uwo uri we, ikanagusobanura uwo Yesu ari we, kugira ngo wiyange wizere Yesu. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira yiyange, aheke umusaraba we, ahereko aza ankurikire. Inyigisho zaragiye zibeshya abantu, baritagatifuza, bigira beza. Ubwo se bwo ukeka ko atari ukukugumura kuri Yesu? Maze indirimbo zikaza nanone zishyashyariza ngo ukuri kose arakwakira ngo musange. Nyamara utinda banza niyeze musange nera. Urumva rero inyigisho zababeshya abantu. Rero mu isezerano rishya rivuga ku bya Yesu ntabwo ari iry'imijyo ibiri, ntabwo ari isezerano rifite impande ebyiri by'aho usezeranya azasohoza ibyo asezeranya n'usezeranywa akabanza kugira ibyo asohoza. Oya, ni isezerano ry'umujyo umwe, aho Imana igusohorezaho ibyo igusezeranya ititaye ku mimererwe. Haranditswe ngo kuko izi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu. Urabanza ukimenya, warangiza ukamenya Yesu. Niyo mpamvu handitswe ngo mwihane, mwemere ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ntabwo buza bukubwira ngo urabanza ukora iki, ahubwo bukumenyesha uwo uri we, hanyuma bukanakumenyesha uwo Yesu ari we. Yesu Yohana yaje yigisha abwira abafarisayo ngo mwabana haranditswe ngo abonye abafarisayo bazanywe no kubatizwa, arababwira ati mwabana b'inshiramwe. Aho rero ntabwo babyumvaga. Abana b'inshiramwe ninde babahuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ntabwo bumva ukuntu abana b'inshira bo babibizi nk'urubyaro rwa Aburahamu, abantu badafite ikibazo. Ariko mu by'ukuri kwita abana b'inshira agira ngo abamenyeshe abo bari bo, bimaze kubamenyesha uwo Yesu ari we. Arakomeza ababwira ngo ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Kumvaga ibyo bitabareba, bumvaga ari beza. Rero mu Bagalati ibice 2 umurongo wa 12 haranditswe ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. Yesu ngo yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Urumva rero ikidukiza n'ubuntu bw'Imana, kuko Bibiliya iri kuvuga ngo niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Urumva ni ibintu bibiri gusa biri bihanganye. Ariko ntibigihanganye. Yesu yaravuze ngo nazanywe no kuyasohoza, sinazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Bivuze iki? Nuko itegeko rimenyesha icyaha mpera ko ndapfa. Rero urwo rupfu twari dukwiriye, kuko twishe amategeko, dukoze icyaha, tugiweho n'urubanza, twari dukwiriye gupfa. Maze Yesu araza arayasohoza. Bivuga iki? Arapfa mu cyimbo cyacu, apfa mu cyimbo cyacu.
bivuze ngo yishyuye amategeko ibyo yadusabaga. Itegeko kumenyesha icyaha, agahita aguha n'igihano, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Warangiza, ni nayo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Urabyumva, kamere y'umubiri ye ihora imurega. Arareba agasanga akwiriye urupfu kuko yacumuye. Ariko Yesu yaraje yishyura amategeko mu cyimbo cyacu, ayatwishyurira iby'urwo rupfu. Yishyura urupfu. Niyo mpamvu abaririmbyi bamwe baririmba ngo Yesu yarishyuye, ariko n'ubundi ntibasobanukirwe yishyuye iki. Yishyuye urupfu, amategeko yaraturegaga, akaducira n'urubanza rwo gupfa. Rero simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ntabwo uri gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Gukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Tukaba abakiranutsi kubwo kwizera Yesu, ibyo yakoze biraduhagije. Tugarutse mu Timoteyo wa mbere, Pawulo yabanje kuba Sawuli, yajyaga arenganya intumwa n'abigishwa bandi bose ibya Yesu ntabwo ari byo yemeraga. We yari yarakomeje wa mujyo. Ni nayo mpamvu mu Bafilipi ibice 3 handitswe ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Niwo yiringiraga ari Sawuli, akajya atoteza abantu ko ari kwigisha inyigisho zigumura ku byo bari barakuze babwirwa. Gusa wibuke n'ubundi Aburahamu yari yarahawe isezerano. Aburahamu yabanaga n'Imana mu buntu bwayo bw'isezerano. Imana yaramusezeranije ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha. Nzaha umugisha azakwifuriza umugisha, uzakuvuma wese azavuma. Ibyo rero ntabwo birimo imijyo ibiri, aho Aburahamu hari ibyo agomba Imana, n'ubundi n'ubwo buryo Imana yabanaga n'abantu. Nyuma rero y'imyaka 100 amategeko ahabwa abantu, umutima Imana yari inafite ntabwo wari kugira ngo abantu bayubahirize, n'ubundi yari ibizi. Umwana w'ikirara acika se akajya mu gihugu cya kure, igihe yakaga se umugabane w'imukwiriye, saka nawe umuhereza. Yari abizi ko bitazamuhira, yari abizi, ntabwo byamutunguye. Ajya mu gihugu cya kure, se yaramwihoreye. Haranditswe ngo abimaze byose atangira gukena. Abimaze byose atangira gukena, ashaka akazi, ahabwaho kugaburira ingurube. Akajya yifuza guhazwa n'ibyo zisigaje, arabibura. Yisubiyemo ati kandi kwa data barya bagasigaza, nawe inzara insinze hano. Sibira birasobanura iki? N'ubundi Imana itanga amategeko kuri Sinayi ikayaha Mose mu biganza, akayazanira Abisirayeli, yari bizi ko batazayubahiriza. Nk'uko se umwana w'ikirara yari abizi ko nubwo amuhaye umugabane w'ibimukwiriye, n'ubundi aho agiye kujya ntazahirwa. Ntabwo azahirwa. Amahirwe aragaruka. Imana ibaha amategeko, haranditswe ngo nyabahereye kubigisha. Ntabwo Imana n'ubundi yari bizi ko bazayubahiriza. Ni nayo mpamvu Mose asubiye ku musozi wa Sinayi, Imana itongeye kumuha amategeko yonyine. Yamuhaye n'ishusho y'ubuturo bwera, iramubwira ngo munyubakire ubuturo bwera nture rwagati muri mwe. Imana rero ngo yabaga ku ntebe y'imbabazi, cyitwa intebe y'ihongerero. Ntabwo iyo biba amategeko yonyine bari bushire. Imana rero yamuhaye ishusho y'ubuturo bwera, aho bazajya binjira bakabonera imbabazi imbere y'Uwiteka. Ya ntebe y'ihongerero rero ni bwo buntu. N'ubundi amategeko ntabwo kwari kugira ngo bayaboneremo gukiranuka, ahubwo yagombaga kubigisha. Badafite amategeko ntibamenye ibyo bipfa n'ibikira, ntibari bwimenye. Amategeko nayo
kugira ngo wimenye. Biranditswe muri Baroma ibice 3 ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo. Abaroma ibice 3 umurongo wa 19. Amagambo araryoshye cyane kandi aba yahuranije, nta n'ubusobanuro bwinshi akeneye. Kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, niwo mumaro w'amategeko. Batsindwe n'urubanza baceceke, ntabwo babasha kugana Imana binyuze mu mategeko. Hari amagambo akomeye tuzayaganiraho mu Baheburayo no mu Bakorinto. Mose Imana yaje kwiyereka Abisiraheli, hahinda umushyitsi mwinshi bagira ubwoba. Ni Mose wemererwaga kuzamuka ngo yegere umusozi. Amagambo y'Abaheburayo agenda avanga mweho ntimwegereye wa musozi. Ni twebwe ntabwo Imana yatwiyeretse mu buryo buduhindisha umushyitsi. Imana yatwiyerekeye muri Yesu Kristo. Icyo gihe Abisiraheli babuzwaga aho barenga, ariko bakabwira ngo bati yewe niba Imana ariyo yihorera. Imana yazaga kubiyereka, ikabira igitangaza gikomeye cyane, umuriri mwinshi. Noneho bagahinda umushyitsi. Rero muri ibyo bihe ntabwo guhurira n'Imana mu mategeko byakundaga. Warayicaga aho ukajya kubonera imbabazi mu buturo bwera, umutambyi akagutangirira impongano. Aho rero niho Imana yari yarateganije guhurira n'abantu. Amategeko yaziye ngo akanwa kazibwe kandi abari mu isi batsinirwa n'urubanza imbere y'Imana. Ariko nibuka ko turi abana twigishwaga amategeko y'Imana nangahe, ni 10, ni ayahe. Tukabwirwa ngo tujye twubahiriza amategeko y'Imana. Kuyo ubyumva wumva ari byiza. Ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukifuze. Kandi ukunda Imana imwe gusa, ugira Imana imwe gusa ariyo ukunda yonyine. Wumva ari byiza, ariko kamere muntu ni ushobora kubahiriza amategeko y'Imana yera. Cyo kibazo gihari. Amategeko arera ndetse arakiranuka, ariko aranditswe ngo njyewe ndi uwa kamere. Impamvu ntayo wubahiriza, ahubwo arahari ngo akumenyeshe uwo uri we. Ko Yesu yaje atsindagira ngo nutishe ariko akarakarira mwene se akwiriye gushyirwa mu muriro w'Igihenomu. Utasambanye bifatika ariko akararikira umugore aba asambanya mu mutima we. Birangira nta muntu muzima. Handitswe ngo nta hazima, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro, nta hazima. Ni inguma, ni ibisebe binuka bitigeze no gukanwa. Birivuga umuntu ko nta hazima, ariko wahora ashakisha hazima. Nta hazima 100%, ariko Yesu yaraje amena amaraso y'impongano. Kumena amaraso y'impongano bivuga iki? Kumena amaraso y'impongano byasobanuraga iyo amaraso yamenekaga, umutambyi yendesha urutoki amaraso y'igitambo yasige ku mahembe y'igicaniro, andi ayabyarire munsi y'igicaniro hasi amuhongerera impongano, maze uwo muntu azababarirwa. Rero Yesu yamennye amaraso ku musaraba, yamenekaga hasi. Niko kwa kumena amaraso munsi y'igicaniro aguhongerera impongano. Guhongerera rero bivuga gutwikiriza ibyaha amaraso. Icyo nicyo kidukiza, amaraso y'impongano. Gutwikiriza ibyaha amaraso, covering sin by blood. Icyo cyitwa atonement, guhongerera. Aroni ahongerere ubwoko bwa Isiraheli, amena amaraso munsi y'igicaniro. Ibyo byabaga bifite icyo bisobanura. Twaremwe mu itaka. Yesu amaraso yamenetse munsi y'umusaraba. Abaririmbaga, niba ari ibyo baririmbaga, bishoboke ko ari byo, ariko munsi y'umusaraba, munsi y'umusaraba, munsi y'umusaraba. Iriya ndirimbo ivuga munsi y'umusaraba inshuro nyinshi. Bavuga ko uri munsi y'umusaraba amaraso yakumenetseho.
munsi y'umusaraba wa Yesu niho nifuza guhora mpagaze. Munsi y'umusaraba nzagumaho iteka, naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu. Abaririmbaga batyo biravugitse. Rero nubwo buryo umuntu yemerwa n'Imana bwonyine, ariko abantu baratwigisha ngo tugerageze tukubahirize ibyayo mategeko adusaba. Dufite kamere mbi itabasha kubahiriza amategeko y'Imana yera. Ushobora gufata amategeko y'abantu nubwo nayo bayica, ariko si uyahaye nk'itungo naryo. Hari abantu batajya inama. Nk'umwana muto uramubwira uti nyamuntu wihangane turihishe ntiwigere urira cyangwa reka ntabwo mujya inama. Umwana rero muto umuhaye nk'amategeko y'abantu bakuru ntabwo yashobora. Ese itungo naryo rihaye amategeko y'abantu ntabwo nayo yabishobora. Niyo mpamvu habaho nk'umukumbi, hakaba umuntu uwushorera. Ko uwubwiye ngo turerekera aha ntuwushorere, wasanga nta n'imwe mu itungo, nta na rimwe mu itungo rigeze aho wifuzaga, buri rimwe ryacu ukwaryo. Ariko nibura abantu iyo babwiye ngo duhurire aha, ibyo bapfa kubishobora. Iyo ufashe amategeko agenga abantu ukajya kuyabwira amatungo ngo ayagendereho, ntabwo afite ubwo bushobozi. Cyangwa agenga abantu bakuze ngo urabwira abana, ntabwo bishoboka. Rero ni nayo mpamvu abantu bagerageje amategeko ntabwo byabahiriye. Aha rero ni ibiki Pawulo yari ari kugarukaho, ati ndamushimira Yesu wambashishije akangira uwo kwizera. Umurongo wa 13 niho yavuze ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, isi yabikoze ryari? Yari Sawuli. Yariga abangamira abigisha inyigisho za Yesu, yumva ari abayobe. Ibi narabikoze. Yaga mu batigisha ya mihango ya mbere y'abasekuruza ko bigishwa, ahubwo bakigisha gusa Yesu. Muri uwo nimo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose. Iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Amategeko siko yari afite ikibazo, yari ayera akiranuka, ariko uwo uhabwa ayo mategeko we ntiyari uwera. Umuntu we yari uwa kamere, ntabwo babashaga kuyasohoza. Niyo mpamvu uko gukiranuka abantu bifuzaga ntabwo babashaga kukugeraho banyuze mu buryo bw'amategeko. Ahubwo iyo ugarutse mu Baroma ibice 3, umurongo wa 21-2, niho handitswe ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko. Kuki iri jambo amategeko rikunda kugaruka? Nuko nibyo abantu bari bariringiye kera hose, bagerageza kwitwara neza ku Mana binyuze mu mategeko. Icyo cyumvikane, bagerageza kwitwara neza ku Mana binyuze mu kubahiriza amategeko yahawe Mose kuri Sinayi. Ariko gucungurwa kwacu ntikwavuye kuri Sinayi, kwavuye kuri Siyoni yo mu ijuru. Twabonye undi musozi, twabonye ahava isezerano rindi ridukiza. Ariko n'ubundi abantu baratandaraza bakabifata byombi. Kristo nibyo yaraje nkamo imbaraga n'ubahiriza amategeko. Hanyuma se ukaba wumva ari impamvu cyanditswe ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuki uri kumva haje noneho amoko abiri y'amategeko? Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ntabwo ibyo byombi bijya kubangikana, buri kimwe gikora umumaro wacyo, ikindi kigakora umumaro wayo. Bibiliya yita amategeko yabanje, yita umushorera utugeza kuri Kristo. Ubwo se umuntu yagushorera akakugeza aho wajyaga, ubwo aba akimara iki? Asubirayo gushorera undi, hanyuma ukaba wowe wageze aho wajyaga.
ngo amategeko yatubera umushorera utugeza kuri Kristo ngo dutsindishizwe no kwizera. Tumaze kwizera ntitwatugirwarwa na wa mushorera. Abantu bajya babifata byose bati Kristo yaduje kuduha imbaraga ngo twubahirize, mu gihe atarakora biriya byose amategeko amutegeka, kumva nta mukiranutsi umurimo, ariko ubwo aba yishe. Gucungurwa abavogereye iby'impongano, ubundi ntukwiriye kwatura ibyo ureba. Haranditswe ngo kuko tuba tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Kandi bitarebanye n'ibyo gukiranuka, wibuke na Dawidi ajya gutera Goliyati, yaravuze ngo wanteranya amacumu n'uducumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo za Isirayeli wasuzuguye. Uwiteka arakungabiza. Rero kwizera, haranditswe ngo tuyoborwa no kwizera, ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba. Wowe ureba Goliyati wahita wanzura utsinda intambara, wahita ubivuga ati intambara yanarangiye. Bivuze ngo ariko Imana ntiboneshwa amaso. Niyo mpamvu iyo ugiye kwizera ntabwo urikoresha amaso, koresha amaso yo kwizera nyine. Wanteranye uducumu n'iki, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo za Isirayeli wasuzuguye. Nguteye mu izina ry'Uwiteka, Uwiteka arakungabiza. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Wikwiriye ureba ibihari byo. Ngo Goliyati yari umugabo munini w'igihagararo, yari afite koko n'ibikoresho, ngo wanteranye uducumu n'amacumu, ku buryo na Sawuli umwami yibwiriye Dawidi ngo mwihorere ntiwamubasha, kuko uri agasore k'umugenda kandi we yamenyereye intambara. Umuntu igihe cyose akoresha uburyo bw'ibigaragara, icyo ntabwo cyitwa kwizera. None no mu buryo bwo gucungurwa no guhongererwa, ntabwo uri kubibona amaraso akumeneka, ntunabona ko amaraso akuriho. Umuririmbyi nkunda, yari indirimbo ye yavuzemo ijambo ngo urukundo rurangose. Haranditswe ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Icyongereza iyo mvuga iravuga ngo the love covers many sins. Urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Hano mu gihugu tujya tubyumva mu makuru, umva umuntu icyaha cyaramuhamye ariko ugasanga perezida amuhaye imbabazi. Ibyo biba biruta ibya cyaha. Izo nkuru z'icyaha urazihorera ukavuga imbabazi ahawe na perezida. Nuko rero ibyo nibyo byitwa agakiza. Ariko abantu baracyareba ibigaragara, ngo nimbona ntagikora icyaha niho natinyuka kuvuga ko nkiranuka. Uzarinda upfa. Ukwiriye kwimuka ukajya ku by'iyo mpongano, twikirwa kw'ibyaha n'amaraso, ukimuka ukajya mu gusohozwa kw'iby'amategeko n'ibyahanuwe. Yesu yarabisohoje. Ngarutse hano rero, Pawulo ati ndamushimira Kristo Yesu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizera akankabira umurimo we, nubwo atari ko byabanje. Nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe ko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'Umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Mwumvise kwa kwizera, mwumvise urukundo. Iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Imana yaramubabariye kugira ngo abe icyitegererezo cy'abazizera Yesu bagahabwa ubugingo buhoraho. Nta muntu wigeze, Pawulo yarivuze ngo muri mwe ninde wigeze agera havusha amaraso arwanya icyaha. We ngo yageze ahavusha n'amaraso arwanya icyaha, yakoze amabi. Ubwo iyo usoma mu Bafilipi akomeza avuga ngo mboneke ko ndi imbere yawe ntafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo Yesu. Rero ibi ni ibintu bibiri bivuga amasezerano abiri gusa. Abantu rero barayafata bagahuza bagashaka bibamo byombi. No, ukwiriye kumenya umumaro wa buri kimwe.
itegeko yaje ngo akwebera umushorere kugeza kuri Kristo. Ugeraho kuri Kristo 100% ni umunyabyaha, kuko haranditswe ngo usitaye kuri rimwe aba yacumuye yose. Haro Pawulo yabanje kwivuga uwo yari imbere, ariko anavuga icyo Imana yabikoreye imuha imbabazi imwemera, kwari kugira ngo yerekanire muri we uw'imbere kwihangana kwayo. Yajyaga afata abigisha ibya Yesu akabashyira mu minyururu akabafunga, kandi ko kumvaga afite ishyaka. Yaranabivuze ngo kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Yayaga agira ishyaka ry'uko bigisha ibitari byo, batigisha ibihwana n'ibyari yasezerano rya mbere, batigisha ibihwana n'iby'abasekuruza babo bari barayobotse, akabibaziza ko batari mu kuri. Ariko Yesu ngo yaramubabariye ngo yerekanire muri we kwihangana kwe guhambaye. Umuntu wese rero ugarukiye Yesu ntago haba hakibutswe ibyo yajijwemo n'ibyo yafuditsemo mbere. Niringiye ko tubasha kumva iby'iyi ngingo. Ntago ndi burenga aha ngaha, ariko nanone ikindi nari nagambiriye gukomozaho, tujye twibuka ko ibintu twahamagariwe bikomeye, kandi imbabazi twagiriwe si zo gukerensa cyangwa gupfusha ubusa. Pawulo aha yari ari kubyibuka byose. Ndamushimira Kristo Yesu wambashishije, ntabwo byatangiye ndurenganya, ariko yarambabariye kugira ngo yerekanire muri jye kwihangana kwe kwinshi. Kandi ntabwo turi kure y'ubuhamya bwa Pawulo, natwe nuko. Umunsi wacu rero tubere mwiza mu izina rya Yesu.